iyo abantu bimuye Imana haboneka ubuhenebere. Ntabwo umuntu yakwimuka atarigize atura. Imana yimuka ahantu yigize iwe. Umuntu ashobora kwirata ubwoko bwe, ariko arababwira ngo umuyuda nyakuri nukora iby'Imana ishaka. Yesu aravuga ngo ishami ryose riri kuri rye ritera imbuto data azaritema, ngo ariko rigera imbuto naho zaba ari nkeya ngo data ryanganya aho amahage. Imana ishimwe. Ngo murabyumva ko umukozi w'Imana tubazaniye abakunzi bacu muri diaspora, tumaze iminsi tuvugana bakatubwira ngo abakozi b'Imana bo mu Rwanda batumazeho amafaranga baducucuye, baza gukora batubwira ko nta wundi murimo bakora, bityo bigatuma bahindukira bakatwaka ibiguzi. None rero mwiyumviye neza icyo umukozi w'Imana asobanuye. Ndagira ngo rero umukozi w'Imana n'ubundi hari abantu ushobora kuba bamubonye aribwo bwa mbere, kuko abasubscribers bakomeza bakora subscribe, abantu bakomeza bareba ari bashya, ntabwo abantu bamwe ari bonyine bareba. Birashoboka ko wahuye nawe aribwo bwa mbere ureba iki kiganiro. Reka adufashe atwibwire hanyuma dukomeze, ariko namwe mumumenye. Karibu mutwibwire. Urakoze, ndanabibwira ariko hari akantu ushyizemo numva mubwiwe kukavugaho. Iryo jambo uvuze ko hari abakubwira yuko abakozi b'Imana bababwiye ko nta kindi bakora, noneho bakabasaba amafaranga. Babamaze nk'ibyabaho. Biratangaje kubona abankorera leta nkajya kwishyuza guhembesha abaturage. Leta itanga akazi n'ihemba abakozi bayo, nubwo ibyo bahembwa byava mu baturage. Niko rero nimba nkorera Imana sinkwiye kwishyuza abantu, ahubwo nkwiye gukorera Imana nteganya ko Imana ariyo igororera abayikorera. Noneho rero kubwira abantu yuko dukorera Imana tukajya kwishyuza abantu, tuba turi abanyabinyoma. Iri jambo abantu baryirinde ryo kubeshyera Imana, kuko hari ikintu kimwe Pawulo yavuze, avuga ku bantu bamwe aravuga ngo abo ntibakira abakozi ba Kristo, ngo ahubwo basigaye ari abakozi b'indaza. Hari abantu rero bari kwikorera, hari abantu bikorera ku giti cyabo, icyakoze baciye mu izina abatari barwemeza imirimo, ariko bavuga bikorera bakomba gukora barwemeza imirimo. Nabikorera mu muhamagaro. Ubundi hari ibyo dukora, abarwemeza imirimo bakora ibyabo baranabyemewe, nta n'urubanza bafite. Ariko nimba umuntu avuga ko akorera Imana naba ari yakorera. Noneho rero umuntu navuga ko akorera Imana ugasanga arikorera, azaba ari umunyabinyoma. Yego. Murakoze cyane. Ngaho twibwire abantu bakumenye. Nitwa Emmanuel, ndi umukristo, ndi umubwiriza butumwa bwiza, ndi umugabo uwo tuziranye n'abo tutaziranye, mfite umugore n'abana, ibindi Yesu aduhana umugisha. Nkunda Yesu, yampamagaye narinduhijwe n'isi. Niyo mpamvu iyo muvuga niyo mukorera ntumva nahembesha umuntu, sinumva nanabishimirwa cyane, kubera yuko mbona ko ngiye Imana itandimo ideni, ahubwo nyirimo ideni. Kandi nako Bibiliya ivugira ngo ntabanje kwihanga izamwishyure. Igihe yarankopye. Yego. Murumva rero bakunzi bacu ko afite byinshi atubikiye. Murumva ko agira ati ngewe nta muntu nakwishyuza, ahubwo ndi Imana ideni. Imana yankuye kure, ubwo abahishiye ko muzamenya aho kure ni hehe, kandi mukuri tuzabikurikirana kugeza ku rugero rw'uko muzasobanukirwa neza amakuru n'amateka y'uyu mukozi w'Imana. Hanyuma uyu munsi uduhishiye iki? Abakunzi bacu babikiye iki? Ni ijambo ry'Imana ashaka ko tuganira. Numva Imana yashyize ku mutima wanjye, ndumva hari twasenga tukarisoma tukariganiraho kugira ngo tubisangize na bene data. Yego. Atarasenga rero turagira ngo tunabibutse kandi gukomeza gukora subscribe kuri wowe waba utarigeze ukora subscribe, ugakora share, kugira ngo ijambo ry'Imana urisangize n'abandi, uko wumva ko nawe ufashijwe n'iri jambo ry'Imana ndetse n'ikiganiro cyiza cy'umukozi w'Imana, ubisangize n'abandi hirya no hafi, aho ushoboye hose urawuteye inkunga umurimo w'Imana, kandi nawe n'ubuvivure urawuteye inkunga, kuko gukorera Imana bizana umugisha kujya ku gisekuru cya 4. Ubwo rero urigire neza n'abawe, Imana iduhana umugisha. Reka rero dusengere umukozi w'Imana kugira ngo agabure iby'Imana, hanyuma nawe araza gusoza abasabira umugisha, kandi Imana ibane natwe. Turagushimiye Mwami Yesu
tugushimiye urukundo rwawe rwinshi, tugushimiye umurimo wawe washyize hagati muri twe, tugushimiye ko mu gihe nk'iki wari ubizi ko umugaragu wawe azababwiriza isi, uramuhamagara umukuraho kure avuze. Mwami, umugirira imbabazi, umugirira neza kugira ngo nawe azimenyeshe abandi. Uyu mwanya rero agiye kugabura ibyawe, turamusengeye kugira ngo umwemerere cyane. Mwami Imana yacu, ijambo ryose riva mu kanwa ke risohokane ubwenge n'imbaraga, kandi ribe ijambo Mwami ribatura umuntu wese wumvira ijambo abone umugisha amaso y'Imana, ubutware, umugisha, icyoro cy'Imana, umwuka wera w'Imana aganze muri uyu mwanya kubw'izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu. Asante sana. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rw'Abaroma, igice cyaho ni icyambere, umurongo turatangira kwa 18, turagenda dusoma imirongo imwe n'imwe, ntabwo tudusoma igice cyose. Igice cya mbere umurongo wa 18 haravuga ngo umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa kw'abantu bose bashikamisha ukuri gukiranirwa kwabo, kuko bigaragara ko bazi Imana, Imana ikaba ariyo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge, kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo, bigaragaza neza uhereye mu kuremwa kw'isi, bikagaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza, kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana habe no kuyishima, ahubwo bahindutse abibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima, biyise abanyabwenge bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhinduza ibishushanyo by'abantu bapfa, n'iby'ibiguruka n'iby'ibigenza amaguru ane n'iby'ibikururuka. Reka dusimbuke gatoya dusome ku murongo wa 29, haravuga ngo buzuye gukiranirwa kose n'ububi no kurarikira n'igomwa, buzuye ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi no gukina ku mubyimba no gusebanyiriza mu byongorerano, n'abatukana, n'abanga Imana, n'abanyagasuzuguro, n'abirarira, n'abahimba ibibi, n'abatumvira ababyeyi, n'indakurwa kwizima, n'abava mu masezerano, n'abadakunda ababo, n'intababarira. Nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo bakwiriye gupfa, uretse kubikora ubwabo gusa, bashima n'abandi bakora gutyo. Uyu murongo ndashaka ko tusubiramo. Nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo bakwiriye gupfa, uretse kubikora ubwabo gusa, bashima n'abandi babikora. Imana idufashe cyane. Numvise iri jambo ari ry'Imana ishyize ku mutima wanjye ngo turiganireho. Ni urwandiko rwiza nkunda, urwandiko rwanditswe na Paulo, arwandika bivugwa ko yarwanditse ari Korinto, arwandika ahagana muri 57 nyuma yo kuvuka kwa Yesu, arwandikira itorero ry'i Roma ari kuritegura kuko yashaka kuzajya kurisura. Icya kabiri, impamvu yabandikiye ibintu byinshi, ni urwandiko rugaragaza yuko rurimo amabanga menshi y'iby'agakiza. Ni rwo rwandiko rusesenguye cyane, rutandukanya agakiza n'amategeko. Agakiza gaturuka ku kwizera, agakiza duhabwa no kwizera no gukiranuka kuva ngo kwahishuwe guturuka mu ijuru. Yahereye ku muntu w'umunyagice, ku muntu ukizera, ku muntu ukimenya Yesu cyangwa se utaramumenya, arazamuka ageza ubwo agera ku muntu ukuze. Niyo mpamvu rusoza neza ababwira ngo arashaka ko bagira imitima mishya bakaba abantu bahindutse. Ni urwandiko ruzwiho ko ruri mu nzandiko z'agakiza, ni inzandiko zavuze iby'agakiza kuruta, ni urwandiko rwavuzwe iby'agakiza kuruta izindi. Ubwo yabandikiraga, abandikira Paulo yabaga afite amakuru. Icyambere yagiraga amakuru akuye ku bantu yumvishije, ariko cyane Paulo yakundaga kuvuga amakuru avuye ku Mana. Paulo ni umuntu wahamagawe, amaze guhamagarwa ahabwa n'Imana ubutumwa, kandi ubutumwa bukomeye.
ku buryo nawe ubwe atatinyaga icyo abantu bavuga nko kwiyemera, nawe ntiyatinyaga kwitangira ubuhamya avuga yuko ubutumwa yahawe atabuhawe n'umuntu, yavugaga ko ubutumwa afite bwavuye ku Mana. ni nayo mpamvu yigiza yandikira itorero ry'i Galatiya arabibwira ngo ubutumwa mwumvishije, kuko naryo ari we waribwirije, aravuga ngo ubutumwa mwumvishije twababwirije, aravuga ngo naho haba uwo muri twe ugarutse akababwira ibinyuranye n'ibyo twababwiye, naho yaba marayika uturutse mu ijuru ntimuzabyemere. Nuko yari azi ko afite ubutumwa bwatanzwe na Yesu ubwe. Yaravuze ngo ni ubutumwa nahawe na Yesu ubwe. Acyumva rero amakuru y'iri torero kandi yifuza no kujya kurisura. Iri torero ni itorero ryavutse hatabayeho ko hari intumwa ihagera, ahubwo ngo ni abantu bajyanye ubutumwa bakuye ku munsi wa Pentekote, bahageze babwiriza abantu. Yari afite ikibazo rero cy'uko batigeze babona intumwa ibarera, ntabwo bari barigize barerwa. Arabandikira rero ameze nk'uri kubategura kugira ngo azajye kubareba, ariko atarajya no kubareba amenye yuko bafite kwizera gushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana, gushingiye ku butumwa bwiza. Ababwira rero amagambo akomeye. Ryari itorero ngo ryari ririmo abanyamahanga n'abayuda, ariko abayuda bari bakeya, ariko ngo abayuda bari baraho bari bafite ikibazo cy'uko bashakaga kujyanisha iby'agakiza n'iby'imihango bahoranye ya kiyuda, iby'amasabato, iby'imboneko z'ukwezi n'ibyo kujabika intoki. Niyo mpamvu yababwiye agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Ariko ari kubabwira ngo ababwira ibintu bijya bibyutsa umujinya w'Imana. Titire yaho iravuga ngo ni ubuhenebere bwatewe no kwimura Imana. Iyo abantu bimuye Imana haboneka ubuhenebere. Ubuhenebere cyangwa se reka manze mvuge kwimura Imana. Ntabwo umuntu yakwimuka atarigize atura. Imana yimuka ahantu yigize iwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ubuhenebere ni umuntu udasa n'igikuriro cye. Yakoreshwaga ku bakobwa bakuze bakagira igihagararo, imyaka yabo ikaba yakabaye ari imyaka yo kumera amabere, ariko wareba mu gituza ukabona harimo ubusa. Yashaka kubigereranya n'umuntu umaze igihe kinini yumvishije ubutumwa bwiza, ariko kandi ntagire igihagararo cy'abumvishije ubutumwa bwiza. Amen. Icya kabiri, iraha kubereka ingaruka zabyo. Arababwira ngo rero ni umujinya uhishurwa uvuye mu ijuru, uvuye ku Mana. Ntabwo wari umujinya uturutse kuri Satani. Hari n'igihe abantu bajya bahura n'ingorane cyangwa n'ibibazo bagatekereza ko biturutse ku mwanzi Satani. Oya, we yababwiraga umujinya uturutse mu ijuru utewe n'uko abantu bimuye Imana. Abo bantu ikibazo bari bafite icya mbere, ngo bari baramenye Imana, bamenye Imana, ariko ngo kuyimenya kwabo ntibyabaha kuyubahiriza, ntibayubahisha nk'Imana. Mu bice bibiriho hirya gatoya avuga ku muyuda nyakuri, kuko ngo bajyaga birata n'ubuyuda, bakirata ubwoko bwabo. Umuntu ashobora kwirata idini rye, umuntu ashobora kwirata ubwoko bwe, ariko arababwira ngo umuyuda nyakuri ni ukora iby'Imana ishaka. Haleluya. Arabandikira rero arababwira ngo umujinya urahishurwa uva mu ijuru, ngo kuko abantu ikibazo bari bafite. Imana ntabwo ifitanye ikibazo n'abantu batigize bayimenya, ahubwo Imana ifitanye ikibazo n'abantu bayimenye ntibayubahirize. Kandi dufasha cyane. Yesu ubwo yari ari kubwira abigishwa be, ari kubigisha mu magambo yabigishirije ku musozi, aboneka muri Matayo ibice 5 kugeza ku bice 7. Hari aho yageze arababwira ngo muri amatabaza muri umunyu w'isi. Bivuze ngo isi ntabwo ifite kuryoha, ariko itorero riri mu isi ryaryoshye isi. Imana ishimwe cyane. Muri umunyu w'isi arababwira ngo umunyu wakayutse. Munyanganire, umunyu wakayutse ntacyo wamara, ntacyo ubukimariye abantu, ngo keretse kuwuta mu nzira nyabagendwa ngo abagenzi bakawukandagira. Arababwira ngo icya kabiri, muri amatabaza, aravuga ngo nta wacana itabaza ngo narangiza ripfundikizeho intonga, ngo ahubwo yarishyira ku gitereko cyaryo. Abakristo abizera Yesu ni amatabaza.
ni amatabaza, bakwiye kuba ku gitereko cyabo. Ku gitereko cyabo ni mu mwanya wacu, dukwiye kuba mu mwanya wacu wo kuba mu buryo bwiza bwo gukiranuka no kubaha Imana no kuyubahisha. Arangije aravuga ngo muri amatabaza, nawe wakongeza itabaza ngo ripfundikizeho intonga, ngo ahubwo ngo rikwiye kuba ku gitereko cyaryo ngo kugira ngo rimurikire abari mu mwijima. Itorero riri mu isi rikwiye kuba ari umucyo. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu arababwira ngo muri umudugudu. Muri umudugudu, nta muntu ushobora guhisha umudugudu. Ngo muri umudugudu wubatswe ku mpinga z'imisozi, muri umudugudu wubatswe ku mpinga z'imisozi ngo utabashika kwihisha. Arababwira ngo ayo magambo yose ku umunyu, ku bitabaza no ku umudugudu yabishojereje mu ijambo rimwe. Aravuga ngo muba ariko mugenda imirimo yanyu abantu nibayibona, abantu nibabumva, abantu nibabareba mugenda, abantu nibabareba mwambaye, ngo bahereko bahimbaze so wo mu ijuru. Umva icyo tubereyeho. Tubereyeho kugira ngo abantu nibabona ibyo dukora bahimbaze data wo mu ijuru. Haleluya. Haba mu buryo bwo gukoresha impano zacu, haba mu buryo bw'imibereho yacu, turi mu kazi, turi mu modoka tugenda, ukwiye kuba uri umunyu, ukwiye kuba uri itabaza, ukwiye kuba uri umudugudu. Umuntu yakureba agahimbaza Imana. Iri zina twambaye ryiza ry'ubukristo, n'umuririmbyi ryanejeje akaririmba akavuga ati ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Iri zina ryiza twambaye hari abantu ryaturutseho. Ngubwo ubutumwa bwiza bwageraga muri Antiyokiya, ba Pawulo bahageze na ba Barinaba ngo babwirije abantu, barabakurikirana. Iyo tumaze kubwiriza abantu bashaka kumenya imibereho yacu. Ntabwo ubutumwa bwiza ari amagambo, oya, ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana. Iyo umuntu wizeye agakiza, iyo umuntu akize rero uko agenda biragaragara, nuko avuga biragaragara. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bamaze kubabona, babitegereje, barebye uko basangira, barebye uko basubiza uwo babwiye, barebye uko bavuga, barebye uko bambara, ngo bahita bavuga ngo aba bantu ni aba Kristo. Iryo zina twitwa niho rituruka, ariko ryaturutse ku kwera kw'ingeso z'abatubanjirije, kuko basaga na Kristo, bajyanisha ingeso za Kristo n'ingeso zabo, bakavuga ngo aba ni aba Kristo. Igituma umuntu ushobora kumureba ukavuga ngo uyu ni umwongereza, ni uburyo avuga, ni uburyo asa, uko abantu batandukanye. Igituma twitwa ubu ntawe wambaza ngo mbese uri umunyarwanda. Nkivuga umuntu aravuga ati uyu ni umunyarwanda, kubera ko mfite indangagaciro z'abanyarwanda, mfite n'imvugo y'abanyarwanda, mfite n'ikinyarwanda nk'ururimi rw'abanyarwanda. N'abakristo ni uko bameze, bakwiye kuba abantu bahindutse. Uyu Pawulo rero ari kuvuga, aravuga ngo kuko yagaragaje hepfo aho tutasomye, hagaragaza ngo ingaruka ziterwa nuko kwimura Imana. Ngo abo bantu ngo kuko bamenye Imana ntibayubahirize, ngo byatumye Imana ibarekeka ngo babakahebwe, imitima yabo ngo ijye mu byirarikira. Hepfo gatoya aho twasomye hagaragaza ngo ibyo bakora ngo ni intababarira, ngo ni abanyamujinya, ngo ni abanyenzika, ngo batukanira mu byongorerano bibi, ni abaneguranyi, ngo ni abatubaha Imana. Ngo abantu nubwo bamenye Imana neza, urumva Imana ntabwo aha nifite ikibazo cy'uko abantu batayimenye, ahubwo ifite ikibazo cy'uko nubwo bayimenye batayubahirije. Ngo nubwo bamenye Imana, ngo bakamenya n'iteka izacira ku bantu bakora ibisa n'ibyo byavuzwe hejuru. Ngo uretse no kubikora, ngo bashima n'abandi bakora nkabo, bashima n'abandi bameze nkabo. Muri ino minsi, nkene data, nshuti yanjye, mushiki wanjye, ndaguhugurira cyane kugira ngo use n'ubutumwa bwiza, use n'ijambo wumvishije, wige kubaha Imana, ugenda nk'uko yagutegetse. Kuko ikiduhesha umugisha ntabwo ari uko twamenye Imana, nta nubwo ari uko yatumenye, ibyo ni byiza rwose, ariko ikiduhesha umugisha ni uko tuyubahiriza, kugira ngo biheshe n'abandi
batayumvishije kumenya impamvu z'ubutumwa bwiza. ndagira ngo babwire ijambo rikomeye cyane nuko Yakobo yavuze, aravuga ngo saba pfa kumva ijambo ry'Imana gusa, abo si bo bahabwa umugisha n'Imana, ngo keretse abakora iby'iryo jambo. Ngo ntimugapfe kuryumva gusa mwishuka, ngo kuko baryumva gusa bishuka, ngo bameze nk'umuntu wirebera mu ndorerwamo mu maso he, ngo ariko ku kanya yamara kugenda ngo akibagirwa uko yasaga. Mwene data, mushiki wanjye, ndakwinginga cyane kandi nakwingingira Imana kugira ngo ugende uko bikwiriye, ngo nubwo bamenye Imana kandi bikagaragara ko Imana ariyo yabihishuriye, ngo nubwo bayimenye ngo ntibigize bayubahiriza. Muri bo ngo harimo abagabo bendana, ngo n'abagore ngo bashyushywa no kurarikira. Muri bo harimo abanyamujinya, abanyenzika, abarozi, abantu bangana, abantu basebanyiriza mu byongorera, ngo ni n'intababari. Naratangaye hari abantu ujya kumva ukumva ni umukristo ariko akakubwira yuko hari umuntu atababarira. Ariko reka nkubwire mushiki wanjye, mwene data, ujye wibuka ko Yesu nawe yakubabariye, kandi yakubabariye nawe uri mubi. Abo bantu ngo ni intababarira, ngo ni abanyenzika, ngo ni abanyamujinya, ngo ni ibyo byose aba bantu babikoraga baba mu idini, bavuga ko bamenye Imana, barabwirizaga, bararirimbaga, barasengaga. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko ibyo atari byo bidukiza, ahubwo dukizwa no kwakira ijambo ry'Imana no kurishyira mu bikorwa, tugasa n'Imana. Ubundi Yesu icyo yazaniye isi nicyo Satani yatwambuye ubwo twari turi muri Adamu yambuwe ubwiza bw'Imana, yambuwe ishusho y'ubwiza bw'Imana, ngo ahita yambara ubusa. Noneho rero ndagira ngo nkubwire mwene data yuko Yesu yatuzaniye ubwiza. Niko Pawulo n'ubundi yandikiye Abaroma, aravuga ngo kuko we yamenye kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatoranije, kandi abatoranije yarabatsindishirije, kandi abatsindishirije yabahaye ubwiza. Ubwiza bwa Yesu bugaragazwa n'itorero. Yesu yigeze avuga muri Yohana ibice 15, ariko ngo ngende umuzabibu, ngo data niwe nyirawo uhingira, ngo namwe muri amashami y'uwo muzabibu. Umuzabibu niwo ntabwo ari wo wera imbuto, ahubwo amashami yawo niyo yera imbuto. Icyakoza ibitunga amashami bituruka mu muzabibu. Ni ukuvuga ngo ni umuzabibu uteye mu murima w'Imana. Yavuze ngo data niwe nyirawo uwuhingira, n'ifumbire ayishyiramo. Noneho umuzabibu uzamura intunga giti, reka mvuge gutya, reka tubishyire mu by'umwuka. Umuzabibu uzamura intungabugingo, ukazizamura ukazigaburira amashami. Ni ukuvuga ngo dukwiye amakakama ari mu muzabibu ni nayo ari mu ishami. Ibiri muri Yesu, Yohana yavuze ngo kandi bimwuzuye nibyo yaduhayeho nawe twe twese, ngo ubwo ni umuntu bukurikira ubundi. Ariko amashami afite ideni, afite umwenda wo kwera imbuto zikwiriye igiti ateweho. Niba dutewe kuri Kristo, dukwiye kwera imbuto zikwiriye abari muri Kristo Yesu. Haleluya. Uru rwandiko ndarukunda kuko rurimo amagambo menshi. Mu bice ngira ngo ni 9 niho hanagaragaza Pawulo yari ari kubwira abanyamahanga bizeye Kristo, ababwira ko badakwiye gusuzugura Abisiraheli. Aravuga ngo nubwo basuzugura, ngo ariko nibo bahoze ari ba nyiri igiti. Aravuga ngo nuko rero ngo nimukajye mubasuzugura mubagaya, ngo kuko nimutagumiriza kwizera kwanyu ngo muzabera nkabo. Ngo ubwo Imana itababariye ishami rya kavukire ngo ikarihwanyura, ngo mwebwe mugaterwaho nk'ingurukira, ngo namwe musabwa kuguma kuri rya shami. Yesu we yaravuze muri Yohana, aravuga ngo ishami ryose riri kuri rye ritera imbuto. Urumva ko ishami rishobora kuba kuri Yesu ntiryera imbuto.
ishami ryose riri kuri rye ntiryera imbuto data azarihwanyura. hari igihe tujya tuvuga ngo naka yaguye naka yagize intege nke, buriya ndabyirinda cyane iyo ntazi icyo umwuka yamuvuzeho, kubera ko hari n'igihe tugira ngo ni satani wamuriganije kandi yahwanyuwe, we akaba yahwanyuwe na nyir'umurima. mwibuke amagambo Yesu yigeze avuga atanga urugero ku muzabibu ngo wari uri mu murima ngo umaze imyaka 3 utera, ngo ariko ngo nyir'uruzabibu aravuga ngo hinga murandure, ngo igitunyunyuriza ubutaka n'iki, ngo ariko ngo abari kumwe nawe abagaragu cyangwa abahinzi b'urwo ruzabibu ngo baramubwira ngo nihangane undi mwaka. hari igihe Imana iba yihanganye undi mwaka, ariko siko bizahora. Yihangane undi mwaka ngo kuko ngo bagiye kugerageza ngo bakareba ko wakora, ngo nutera uzawurandure. Yesu aravuga ngo ishami ryose riri kuri rye ritera imbuto data azaritema, ngo ariko ryera imbuto naho zaba ari nkeya ngo data ryanganyaho amahage. Imana ishimwe, data ryanganyaho amahage. Nicyo bivuze, hari igihe Imana igirwanya ibiturwanya bitubuza kwera imbuto. Imana ihagaze cyane ku muntu yumvira kandi yubahisha. Ujye ugerageza wubahisha Imana, waba uri mu kazi, mu muryango uvukamo n'uwo washatsemo. Turi abaambasaderi duhagarariye Imana mu isi. Iyo Imana itukuhari ntacyo waba umaze. Haleluya. Mbereyeho guhamya Imana mu byo mvuga no mu byo nkora. Nimba ibyo mvuga ari amagambo gusa, ubwo ntacyo byaba bimaze. Nari ngiye kuvuga ko kuwitwa magambo ngo wabaga mu gatabo k'umugenzi yarazi amagambo, yarazi ibyanditswe byera. ngo iyo mubwira ngo tuganire, ngo yarakubaza ngo tuganire iki, ngo tuganire ku byabone cyangwa ibizaza, ngo iby'ubuntu bw'Imana se, ngo cyangwa uko bukorera mu mutima w'umuntu. ngo ariko umuntu nta buntu bw'Imana bwamubagamo. ngo Mukristo wahuye nawe na Byiringiro, ngo Byiringiro avuga ngo tubonye umugenzi mwiza, ariko Mukristo ngo yaramuzi, yaramubwira turiya ubwiza bwe bubonwa n'utamwegereye, ngo kuko umwegereye ngo ugenda bumushiraho. ngo Imana watuye itukwa, abana be n'umugore we ntibubaha Imana ngo bitewe n'imbuto za magambo. Imana iturinde kuba amagambo, ahubwo iduhe kuba abantu bahindutse rwose, kandi iduhe kuba abantu bemeye kuyubahisha aho turi. Wubahisha Imana imvugo yawe, wubahisha Imana imigendere yawe, kuko ibyo ukora, kuko ibyo ubiba ari byo uzasarura. Iyo ukorera Imana uzagororerwa. Yesu avuze ngo iki? Aravuze ngo abavuga mwami mwami abo sibo bazagororerwa, sibo bazaba mu bwami bw'Imana, ngo keretse abakora ibyo Data ashaka. Nuko dukwiye kurenga ibyo tuvuga tugahinduka amagambo yacu n'ingeso zacu bikaba ibintu bihindutse. Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo ibyo wanyumvanye wongeho n'ibyo wabonanye. bivuze ngo Pawulo yasaga n'ubutumwa bwiza, ibyo yabwirizaga yasaga nabyo. Ibyo wanyumvanye n'ibyo wabonanye uzashaka abandi bagabo bo kwizera babibwire abandi. Imana idufashe bene data. Numvaga nashaka kubasangiza iri jambo. Uyu ni umukoro wawe nanjye. Twamenye Imana cyane cyane ko iyo twihishuriye. Wasomye ibyanditswe bye, wamenye Imana ni byiza, ariko ugenda ute? Niye migendere yawe? Usiga mvugo cy'inyuma yawe? Abakubonye bavuga ko uri umukristo, bavuga ko usa na Kristo. Mbese hari ko rimwe yaririmbira avuga ngo mbese usa nande? Warundi dusa ngo utari mama ngo utari data. Uwo nta wundi dukwiye gusa, dusa na Yesu. Itorero ryiza rizima rikwiye kuba risa na Yesu. Imana ishimwe cyane. Iyo Yesu yavuze aravuga ngo umwigishwa akwiriye guhwana n'umwigisha we. Umwigishwa akwiye gusa n'umwigisha, nta muruta barangana. Ukwiye gusa na Yesu, ukwiye kuvuga nka Yesu, ukwiye kuba umunyembabazi n'ibindi bya bindi wasomye mu butumwa bwiza. Ukwiye kubikura mu mvugo ukabishyira mu ngiro. Reka dusenga Imana. Ese uracyagenda neza?
aho ntiwimuye Imana. Iyo wimuye Imana haza ubuhenebere, iyo wimuye Imana haza umujinya, iyo wimuye Imana bituma imigisha y'Imana itagushyikaho, itagugeraho. Abisiraheli bigize bimura Imana, bamaze kwimura Imana bituma bagirwaho n'ububasha n'ibyo bajyaga bagiraho ububasha. Muzi ko Imana ubwayo yabakuye mu gihugu cya Egiputa mu buretwa, ariko usomye ibyanditswe byera, ugasoma urwandiko igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ujya gusanga barongeye kuba baretwa muri Egiputa, i Babuloni no muri Ashuri. Iyo twitandukanije n'Imana, iyo tubaye abantu bimuye Imana, turongera tukagirwaho ububasha nabirya twari twaranesheje, nabirya Imana yari yarasunitse. Ndakwinginga kandi nkwingingira Imana kugira ngo wemere kugenda uyobowe n'Imana kandi uyumvira, uyubaha kandi uyubahisha. Reka dusenga Imana, dusubikira ahangaha naho ubutaha. Ariko ca bugufi mu mutima, ca bugufi mu mutima, ubwira Imana ngo Mana, nibutse ko nayobye, nibutse aho navuye, nibutse uko nasubiye inyuma, nibutse uko ntakibabarira, nibutse uko nsigaye ndi ntirenganya, mbwira umuntu ibintu mubeshya, nibutse uko nsigaye mbeshya, nkagerekaho no kubeshyera Imana ngo yavuze itavuze. Nibutse uko nsigaye mbeshya bagenzi banjye, nibutse uko nsigaye ndi umunyenzika n'umunyeshyari, nibutse nawe uriyizi, umutima wawe urawuzi, kandi ntabwo umutima wawe wagushuka, ntabwo wakubwira ko uri mwiza utari mwiza. Reka dusenga Imana, ariko kandi umutima wawe Imana, Yesu arashaka kugukiza. Mwari muzi yuko iyo dusubira inyuma tukanga kuyoboka ijambo ry'Imana tuba duhinduye urupfu rwa Yesu gusa. Uzi ko iyo umuntu yigize amenya Imana nyuma akaza kuyimura, aba yongeye kubamba umwami. Imana ifite agahinda, Imana ifite ikiriyo kuko yapfushije, nyamara kandi yarapfushije. Bamwe muraseka ariko mwari mukwiye kuba murira. Niko Pawulo yabwiye Abakorinto ngo ubwo bishimaga kandi ari abasambanyi, dukwiye kuba turira. Nimba muri twe havugwamo ubusambanyi, nimba muri twe havugwamo amahane, nimba muri twe havugwamo ubweskoro, umuntu akaba umuhanuzi akaba n'umujura, umuntu akaba umushumba akaba n'umweskoro, umuntu akaba umusambanyi kandi yitirirwa izina ry'Imana. Imana ifitanye urubanza n'abantu bameze gutyo. Imana ifitanye urubanza n'abantu bameze gutyo. Umujinya uhishurwa uvuye mu ijuru, ntabwo wavuye ku badayimoni, ni wavuye ikuzimu, uhishurwa uvuye mu ijuru. Reka dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu, Imana y'urukundo n'imbabazi nyinshi, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana y'ubutware n'ubushobozi, ijambo ryawe riranduta, ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe ni itabaza, ijambo ryawe rirahamye. Abantu bo bazahinduka, isi n'ijuru bizavaho, ijambo ryawe ryo ntirizahinduka. Tuyumvise mu matwi yacu, mushiki wanjye na mwene data bacishijwe bugufi n'ijambo ryawe. Nubaha umugisha mukuru nuko bezwa, ubuhagire, bakureho urubanza rwose rw'ibyaha, bakureho imbaraga zose z'umwijima, ubabature bongere kunesha ibyo byabaneshaga, kandi ubaha umugisha wo kongera kugaruka mu mwanya wabo, kuko bari barakwimuye rwose. Urakoze kumvishije gusenga kwacu, kandi ugumye kubagirira neza. Vomera ijambo ryawe, imbuto itabora, umuntu uryumvira wese rimugireho ububasha, rimuhindure, rimweze, rimutungane. Urakoze ko byose ubikorera ubuntu bwawe. Imvura n'izuba byo mu ijuru bibashe gutuma twera imbuto zikwiriye. Urakoze ko ushobora byose, kandi byose ubikora ku bw'ubuntu bwawe. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Turabashimiye ko mwateze ijambo ry'Imana amatwi. Mazina nayababwiye yategeka Imana Emmanuel. Nagira ngo mbahe nimero, ugize icyo udasobanukirwa ushobora gusobanuza
tukagufasha uko umwami wa Mana yadushoboza. Ni 0783 55 8 55 0783 55 8 55. Yesu abaha umugisha. Shalom shalom.